ndumva umukiza ambwira ko mbuze imbaraga ngo njye musenge iteka ntacyo nzamuburana. Yandihiriye imyenda yose, yambabariye ibyaha bihinduka umweru. Niba ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zikoroshya umutima, yandihiriye imyenda yose, yambabariye ibyaha bihinduka umweru. Ubwo nta cyiza nkora nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa, ni wowe nkesha byose. Yandihiriye imyenda yose, yambabariye ibyaha bihinduka umweru. Imbere ya ntebe nzahahagarara, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Yandihiriye imyenda yose, yambabariye ibyaha bihinduka umweru. Igitondo cyiza bene data, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bya Kristo bibane n'umuntu wese. Indirimbo nziza yahimbwe n'uwitwa Mrs. Elvina Mabohol, ni indirimbo ndumva umukiza ambwira cyangwa se Jesus Paid It All. Ni indirimbo y'Ijana-na-18 mu gitabo cy'Ikinyarwanda, akaba ari indirimbo y'Ijana-na-84 mu gitabo cy'Icyongereza. Mrs. Elvina Hall yavutse mu mwaka w'1820 ahitwa Alexandria, Virginia muri Amerika. Yashatse inshuro ebyiri, bwa mbere kuri Richard Hall, hanyuma bwa kabiri kuri Reverend Thomas Myers. Igitondo kimwe mu mpeshyi 1865, Mrs. Hall ubwo yari ari mu rusengero yicaye aho yakundaga kwicara mu mwanya wa korali, Reverend Shrek yarasenze, maze isengesho uko ryagendaga rizamuka, ibitekerezo bye birasimbuka byigira ahandi hantu. Yatekereje ku busobanuro bwimbitse bw'umusaraba. Akibitekereza, amaso y'umutima we areba uko byagenze. Ngo yagiye kubona abona umusozi uriho imisaraba 3 imeze nk'ishushanyije ku ijuru ry'icyo gicamunsi. Ku mpande hamanitse ibisambo ruharwa, munsi yabo hicaye abasirikare b'Abaroma basinze barimo bakina, bategereje ko izo ngorwa zimanitse hejuru yabo zipfa. Rwari urupfu rusange rutari rufite icyo rubabwiye na gato.
hatangiye kwijima buhoro buhoro, maze umwijima urabudika. Mu gihe abasirikare bahagurutse bitegereza ibibaye bidasanzwe, ijwi ry'intsinzi rituruka ku muntu wari ubambwe hagati ku musaraba wo hagati, ricengera muri uwo mwijima rirangurura riti Tetelestai, maze uwo muntu ahita apfa. Iryo jwi ryo gutsinda Yesu yateye hejuru, ubusanzwe barisobanura mu Cyongereza ngo it is finished. Ni ijambo ry'Ikigiriki kandi niko Yesu yarivuze mu rurimi rw'Ikigiriki. Tetelestai, Tetelestai. Nk'uko biri muri Yohana igice cya 19:30, niho dusanga ayo magambo. Nyamara muri icyo gihe iryo jambo yavuze ryari rifite ubusobanuro. Ryari ijambo ryakoreshwaga mu ibaruramari ry'icyo gihe, cyangwa se twavuga ngo ni accounting term. Iyo umuntu yishyuraga bakamuha facture, bateragaho kashe ifite amagambo Tetelestai, bivuga ngo byose byishyuwe cyangwa se paid in full. Pastor yakomeje gusenga, Mrs. Hall nawe yumva inspiration irakomeje. Ubwo yashakaga kwandika amagambo yagendaga yisukiranya, yabuze urupapuro yandikaho, ahita afata igitabo cye cy'indirimbo yari afite, yandika ku rupapuro rw'umweru rwari rurimo ahabanza, nuko uko amagambo yagendaga akurikirana arayandika mu buryo bwiza bw'igisigo. Amateraniro arangiye, yashyiriye pasitoro we ya magambo yanditse ameze nk'igisigo, ariko ntiyamubwira igihe yayandikiye. Pasitoro atiyakubita amaso, ahita yibuka ko muri icyo cyumweru umucuranzi w'itorero witwaga John Greb yari yakoze injyana y'indirimbo ariko adafite amagambo. Ngo kubera ko urusengero rwabo rwari ruri bari kuruvugurura, yafashe ibyuma bya muzika abijyana iwe mu rugo, uwo John Greb. Noneho ngo yumva indirimbo iraje, yandika amanota yayo na melody ariko adafite amagambo y'indirimbo. Ngo ahita azanira pasiteri we iyo ndirimbo yanditse y'amanota gusa ariko idafite amagambo. Ubwo rero ngo pasiteri akubise amagambo ya Mrs. Hall, yahise agenda ajya mu biro bye, ajya aho yashyize ya ndirimbo, kuko John Greb yari yayimuhaye amubwira ati yibike, ntawamenya, hari igihe twazayikoresha mu bihe bizaza. Yahise agenda afata cya gisigo Mrs. Hall yamuhaye, agishyira impande ya manota Greb yanditse. Ngo biramutangaza cyane, kuko ngo yasanze bijyanye, wagira ngo byakozwe n'umuntu umwe. Yabivuze muri aya magambo ngo byari bimeze nk'intoki ziri muri gants cyangwa se hands and gloves. Yahise avuga ati Imana ikora mu buryo butangaje. Kuva icyo gihe amagambo n'injyana by'indirimbo byarakoranye, byavuyemo indirimbo Jesus Paid It All, tucyumva na bugingo n'ubu. Ijoro rimwe mu mwaka mushya w'1886, hari ahantu ababwirizabutumwa b'ubushake bari bateraniye, bashaka kumenyesha abantu batuye aho ko hari ibiterane by'ivugabutumwa bizaba mu minsi mike. Ngo baririmbaga iyi ndirimbo Jesus Paid It All. Nuko umugabo umwe bamaze kumubwira ibyo azakora,
arahaguruka aragenda, ngo akigenda yumva imirindi inyuma ye. Nuko umukobwa ukiri muto umukobwa ukiri muto ngo yamwirukaga inyuma, aramubaza ati, numvise muvuga iby'igiterane muzakora. Ati, si ubu nanjye Yesu yarokora umunyabyaha nkanjye? Nuko aramusubiza ati, nta kabuza, niba wumva kuko wifuza gukizwa yakurokora. Nuko umwana w'umukobwa amutekerereza ko yari umukozi w'ahantu, ariko ko yahavuye mu gitondo kubera yagize kutumvikana n'uwamukoreshaga. Yarakomeje aramubwira ati, ubwo nari ndimo nzerera mu muhanda nijoro ntazi iyo nerekeza, nagiye kumva numva indirimbo nziza cyane mwaririmbaga, numva irankuruye. Nuko ndaza ndegera, nyumva nitonze. Uko nagendaga numva ibitero, numvaga ari nk'aho ari jyewe irimo kubwira. Yakurikiranye gahunda zose, maze umwuka w'Imana umutunga agatoki ukuntu ari umunyabyaha n'impezamajyo, maze umwuka wera atuma yibaza icyo agomba gukora. Amaze kumubwira iyo nkuru, yahise amufata ukuboko asubira aho yari ari, amushinga abagore n'abakobwa bari bari muri iryo teraniro ngo bamwiteho. Uwo mwana w'umukobwa utari ufite iyo ajya, iryo joro yakiriye Kristo, ndetse umuryango wa pasitoro uramutwara ajya kuba iwe. Hashize iminsi mike ahita arwara, araremba, bamujyana kwa muganga, ariko yari ameze nabi cyane ku buryo wabonaga ko nta minsi afite yo kuba ku isi. Umunsi umwe rero wa mugabo bahuye muri rya joro ry'umwaka mushya, yagiye kumusura kwa muganga. Akigerayo yamusomeye amasomo menshi muri Bibiliya no kumuhumuriza, maze anamuririmbira ya ndirimbo yakundaga, Jesus paid it all. Ngo yabonaga yishimye, akeye mu maso, ariko nyuma y'amasaha 2 gusa ngo yahise ashira mu mwuka. Umuntu umwe yaravuze ati, ubwo nari ngiye muri coffee shop nakundaga kujyamo, ngihagarara kuri kontwari ngo ntange komande, nagiye kumva numva umuntu ankoze ku rutugu, ntarakebuka numva undi arambuye ukuboko ku rutugu rwanjye, anyereka inote ya 20 y'amadolari, arambwira ati, koresha aya ngaya. Naratangaye cyane, mbura icyo mvuga, kuko yari inshuti yanjye magara tutaherukanaga. Yari atuye nko mu birometero 25. Yahise yiyamirira, nanjye ndiyamirira, nti Daniel. Ubwo we n'umugore we bari baje gusura famiye yabo yari aho hafi, ariko baterefonnye mu rugo babaza umugore wanjye aho ndi, baramubwira ngo baje kunkorera surprise. Kandi koko iyo surprise yaramfashe. Yarakomeje ati, nta kintu cyiza nko kugira ngo inshuti cyangwa umuryango bagutekereze, cyane cyane iyo uzi ko babiterwa n'urukundo n'umurava wo kukugirira neza. Ati koko Yesu yaravuze ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa, nk'uko tubisoma muri Byakozwe n'Intumwa igice cya 20:35. Kandi koko nibyo, nkeka ko benshi ari abahamya babyo. Iryo funguro rya kumanywa naririye nishimye kubw'iyo surprise,
ntekereza ku mpano zose nagiye mbona kuva nkiri umwana, harimo n'izo nabitse imyaka irenga 50. Nuko ntangazwa n'uburyo impano ari nziza, ariko nanone ndibwira nti nta mpano ibaho yagereranywa n'impano Imana yahaye abantu, aribwo bugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo, nk'uko tubibona mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 23. Yesu ubwe niwe mpano y'agakiza kacu. Ibyaha byacu byadusigiye umwenda ku Mana. Nta kintu na kimwe twakora ngo duhanagurwe uwo mwenda, kubera ko nta cyiza na kimwe cyadukomokaho. Nyamara Imana mu buntu bwayo yohereje umwana wayo ngo apfire ibyaha byacu, nk'uko tubibona mu Bakorinto, mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 3. Biratangaje rero kubona abantu babiri basengera mu rusengero rumwe, bashorewe n'umwuka w'Imana umwe, yahimbye injyana n'amanota by'indirimbo, hanyuma undi nawe agahimba amagambo. Kubona umuntu umwe indirimbo, ubundi tune barayandika. Mvuze kwandika indirimbo, tune barayandika ariko nta manota baba bandika. Biratangaje rero kugira ngo umuntu yandike amanota y'indirimbo nta magambo afite, umuntu wundi nawe basengera mu itorero rimwe, mu rusengero rimwe, yandika amagambo y'indirimbo ariko nta tune afite, maze bose bagende babihereza umuntu umwe batabisezeranye, batabivuganyeho. Hanyuma iyo ndirimbo ndetse n'ayo magambo bimacinge nk'aho byakorewe hamwe cyangwa byakozwe n'umuntu umwe. Ni ukuri Imana yacu irahambaye, nk'uko pasiteri yabivuze ngo yaratangaye cyane, aravuga iti iby'Imana birahambaye ntawabirondora. Iyo ndirimbo nziza rero yarakunzwe, kandi yakunzwe n'abizera bo mu bihe byose, ndetse n'ubu ngubu iracyakunzwe. Mrs. Hall yasinziriye mu mwaka w'1899 afite imyaka 79 y'ubukuru, naho Mr. Grebe we yasinziriye mu mwaka w'1915 afite imyaka 83 y'ubukuru. Ubu rero ni ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana mu rukundo rutagira akagero yadukoreye ibyo tutari kubasha kwikorera. Ubwo intumwa Yohana yumvaga Yesu avuga aya magambo tetelestai mbere yo gutanga, nk'umuntu wari uzi ururimi rw'Ikigiriki, yahise avuga adashidikanya ko Yesu yapfiriye kugira ngo yishyure ibyaha byacu. Ubwo nasomaga muri Yohana igice cya 19:35, reka tuhasome. Yohana yaravuze ati, intumwa Yohana yaravuze ati, uwabibonye niwe ubihamije, kandi ibyo ahamya ni iby'ukuri, kandi azi ko avuga ukuri ngo namwe mwizere. Intumwa Yohana rero, amagambo Yesu yavuze ari ku musaraba mbere yo gutanga, amagambo y'insinzi akomeye, yavuze n'ijwi rirenga ngo tetelestai, ngo paid in full. Yari yishyuye ideni ry'ibyaha byacu, kandi nta gushidikanya Yohana yabyumvise neza, kuko iryo jambo aho ryakoreshwaga mu gihe cye yari ahazi, ndetse aranabishimangira mu ijambo ry'Imana avuga ati, narabibonye kandi mbibabwiriye kugira ngo namwe mwizere. Nahacu rero kugira ngo twizere ibyo umwami Yesu yadukoreye ku musaraba w'i Karuvari,
kugira ngo imibabaro ye n'amaraso ye nuko yabayeho kose bye kuzapfa ubusa, ahubwo umwizera wese, ubyizera wese atazarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Reka nsoreze ku magambo numva twasoma meza cyane, ari mu gitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose ku ipaje ya 47 ku bijyanye no kwizera. Hari igihe umuntu yibaza ati mbese nakwizera gute? Ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo ry'Imana. Ni ukuri kwizera niyo passport izatuma umuntu agera mu bwami bwo mu ijuru, kuko nubwo Yesu yapfiriye abantu bose, ariko uwizera ko yarihiwe umwenda niwe uzahabwa ubugingo buhoraho. Reka dusome aya magambo ari mu Bifuzwa ibihe byose ku ipaje ya 47 kuri paragrafe ya 2 ndetse n'iya 3. Haravuga ngo benshi bajya mu materaniro y'iby'idini kandi bagasubizwamo intege ndetse bagakomezwa n'ijambo ry'Imana. Ariko bitewe no kudatanga umwanya wo gukomeza kuritekerezaho no gusenga, babura imigisha maze bakisanga ari abakene kurusha uko bari basanzwe mbere y'uko baryumva. Rimwe na rimwe bibwira ko ahari Imana yabahannye. Ntibabona ko ingorane ari izabo. Mu kwitandukanya kwabo na Yesu, baba bamaze gukingirana umucyo wo kubana nawe. Byatubera byiza buri munsi tugiye tumara isaha dutekereza kandi twiga imibereho ya Kristo. Tugomba kureba ingingo ku ngingo kugira ngo ibitekerezo byacu bibashe gusobanukirwa buri mugabane w'imibereho ye, cyane cyane imibereho ye iheruka ya hano ku isi. Uko twibanda ku gitambo cye gikomeye yatanze ku bwacu, kumwiringira kwacu kuzarushaho gukomera, urukundo rwacu ruziyongera, kandi tuzarushaho kuzurwa n'umwuka we. Niba amaherezo tugomba gukizwa, tugomba kwigira icyigisho cyo kwihana no kwicisha bugufi munsi y'umusaraba. Aya ni amagambo meza cyane, ndumva nta kindi nakongeraho. Nuko agakiza kacu nta handi kabonerwa ni muri Yesu Kristo, mu gitambo cye cy'ikaruvari, aho yavuze ati byose birishyuwe. Nta mpamvu rero kugira ngo umwana w'umuntu azarimbuke, kandi ideni ry'icyaha yari arimo Yesu yararyishyuye. Ndasabira umuntu wese kugira ngo yibikeho agafacture neza, agafacture kanditseho ngo Tetelestai, ngo paid in full, kugira ngo Yesu azagaruka ubwo impanda y'Imana izavuga, ibituro byabera bigakinguka, ari abariho n'abazaba bazutse, tuzasanganira umwami wacu mu kirere turirimba indirimbo zo kunesha. Nibyo nifuriza umuntu wese mu izina rya Yesu. Amen.
hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can cleanse the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing good have I, whereby your grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all to him I owe. Sin